turabasuje mwese abadukurikiye kuri Nkindi Family TV show. Wowe wakoze subscribe uri umuntu w'agaciro cyane, uri ingenzi kuri twebwe. Nawe utarayikora aho uherereye hose ndagusuhuje, waba uri mu majyepfo, mu majyaruguru, iburasirazuba, iburengerazuba, mu mujyi wa Kigali, tutibagiwe n'intara ya gatandatu ya diaspora. Umuntu wese wumva ururimi rw'ikinyarwanda ahawe ikaze muri iki kiganiro. Uyu mwanya rero tugiye kuvuga iki? Tugiye gushimira Imana. Mbere na mbere turashima Imana yo imenya ibyo abantu bakeneye ikabibaha byose. Imana ishimwe. Dushimiye Imana yacu. Ndayishimye ku ruhande rwanjye, shimye Imana ko Bosco Empire yafunguwe. Ndumva nubwo abantu benshi ntibarabimenya ariko bamufunguye. Narindi kuri status ziwe mbona yapostinze ko yagarutse. Imana ishimwe. Imana ishimwe ko Bosco Empire yagarutse muri community nyarwanda. Ibyo abantu bamwifurizaga, wewe wari wanditswe ngo ushimye Imana ko yafunzwe ngo azagumeyo, nago bigezweho. Nago ibyo twifuza byose ariko bigaragara ari nako bigerwaho. Uyu mwanya rero abakunzi ba Bosco Empire mwongere mwishime, munezerwe, museke, murye, abashoboye mumwohereze udufaranga, siriprene mbega mumubwira ati pole muhungu wacu kabisa, yatugejeje ku bintu byinshi, yaduhaye show, yatuzaniraga amakuru akubita. Nukuri turishimye cyane. Ngira ngo mwari mumaze kubona ko imbuga nkoranyambaga mu Rwanda zari zimaze gukonja kubera Bosco Empire adahari. Niyo watuzaniraga imiriro ashwanyaguza. Rero turongeye kwishima ko yongeye kugaruka mu ruhando. Hanyuma murabizi ko hari abantu batajya babasha kwivugira, bakavugirwa n'abandi, bakagira abantu bacisha amakuru yabo akaba aribo bayamenya. Uyu munsi rero nagiye kubona mbona ikiganiro gifite umutwe uvuga ngo umuryango wa Pastor Mutesi wanze ko arongorwa na Feredina. Nuko uwo mutwe natunguwe ndibaza, none se Pastor Mutesi abakunzi be yarabibabwiye? Ariko twari tumenyereye ko save the date, umuntu wabivuze niwe wazanye save the date, wa breakinze amakuru ya save the date hanze ya Pastor Mutesi. Uyu munsi niwe ugarutse no kuvuga yuko ubukwe bwe butazaba. Reka tubanze twumve aya majwi, turaza kugaruka nyuma. Yanditseho ngo uku niko umwami Imana yankoreye mu minsi yandebagamo akaneturura mu bantu. Ubwo ni Luka 1:25. Umuryango wantuye nabo Jean Berikimasi Nuwa mbonye uwo ntumarora yishimiye kubatumira mu bukwe bw'abana. Pastor Mutesi na Feredina baracyari abana, baracyari abana imbere y'ababyeyi. Hagiye umwana vumbere mu bukwe bwa Pastor Mutesi Marie Aime Prudensienne na Murindwa Feredina ku cyumweru tariki 30 z'ukwa gatatu 2025 gusezerana imbere y'Imana saa 8, kwiyakira Kigali The Right Hotel i Nyarutarama saa 9 z'amanywa. Yego akaba icyo bita ngo ni romantic dinner. Yego ubwo ni nka after party. Kigali The Right Hotel, umwambaro wemejwe umutuku n'umweru ku bagore, umukara n'umweru ku bagabo, saa 4 za nijoro. Amakuru avuga yuko umuryango wa Pastor Mutesi wadesize guhagarika ubukwe bw'abana babo kubera aya magambo. niko kungira neza bizatuma nikorera akazi neza. Niko kungira neza bizatuma nikorera akazi. Kutayimpanye yafunga umunwa. Ariko kutayimpa bituma hafunga umunwa. Sibyo? Oya, ibyo bose byumvikana. Aramutse agumiye Mutesi yabafunze umunwa. Ariko natanga
nindanumira azaba afunguye umunwa yaba ari iterabwoba ariko umunyamakuru aramubwira ngo iryo ryaba ari iterabwoba ariko aya niyo magambo rero ngo yatumye ubukwe bwa Pastor Mutesi buhagarara, ngo kuba ataratumiye Pastor Claude, ngo amutumiye ngo yaba amufunze umunwa, ngo ariko atamutumiye ngo yaba amufunguye umunwa. Sinekereza ikintu Pastor Claude yavuga mu bukwe bwa Pastor Mutesi cyatuma ubukwe buhagarara, uretse izi nkuru nyine twavuga yashyingiwe mukareba bariye n'abatariye, abari bambaye neza banyweye ibiki, hari hajemo inzoga, hari harimo champagne zinizi, umuryango wa Ferdina n'abakire cyangwa n'abakene, umuryango wa Pastor Mutesi nago yumviye ababyeyi ibi uretse nibiki bindi bizavugwa ku bukwe bwa Pastor Mutesi byatuma koko ijambo Pastor Claude none ahita amenya ko ari igihangange pe. Aramutse atumye ubukwe babura poruta, ahita amenya ko Pastor Claude ari igihangange. Kuvuga ngo kuba bataramutumiye bamufunguye umunwa, no kuba baramutumiye baba bamufunze umunwa, iryo si ijambo ryatuma ubukwe buhagarara. Mushaka indi mpamvu. Iyo mpamvu koko irumvikana. Nkuko tubizi rero, save the date y'ubu bukwe twayihawe, nyibona bwa mbere nayibonanye kamarade ne wa breakinze amakuru ya save the date ya Pastor Mutesi. Amafoto yo mu murenge nabonye kwa kamarade. Invitation mwumvise ko yivugiye ko Pastor Mutesi yari yamutumiye. Ubwo no kuvuga ngo abantu yari yatumiye nyine ari kugenda basubiramo babwira ko ubukwe butakibaye. Ariko simbabeshye amakuru avugwa yo ni menshi hanze ahangaha. Amakuru akavuga rero ko uwitwa Pastor Mutesi ngo kubera abantu benshi ibintu bari kumuvuga biri kuvugwa yego baketse ko muri ubwo bukwe bazahura n'abagizi ba nabi benshi, either ngo bakegera abantu bagomba kubatekera bakaroga ibiryo erega bureka impamvu yakuraho ubukwe cyangwa nta gahunda bifite izina ry'Imana mwishe rwose nanjye ndi kumwe nawe Romeo cyangwa wasanga Mutesi nawe yabo yabonye ko nta bukwe buhari yekega we aya ni amatakira ngo ako shaka mbwiza ukuri mute nukuri ayo ni amatakira ngo ntabwo yari impamvu yahagarika ubukwe. Pastor Claude se ni iki muri kino gihugu aho kugira ngo ubukwe buhagarara umufitiye ubwoba, niba ari ugutera bwoba yagushizeho, niba amajwi runaka ufite, niba uretse ibi biganiro mbona akora, niba ari iterabwoba yaba yaragushyizeho ujya muri RIB uvuga ati yanteye ubwoba none atumye n'ubukwe bwanjye mbura poruta, baramugufatira ubukwe bube bazamufungura ubukwe burangiye. Ko dufite leta y'ubumwe, tukagira inzego z'umutekano zizi kurecungira buri munyarwanda wese umutekano wicaye mu gihugu. Mu by'ukuri ayo magambo ubukwe ntibanabukodeshereza abasekirite. Twagira abasekirite baturarira ku bipangu, tukagira abasekirite babi wacu mu ngo bacunga n'imbwa zacu ngo zitarenga igipangu, tukabara abasekirite bo kucunga ubukwe bwa Pastor Mutesi ngo bugende neza. Ababawusa bari muri Kigali bakeneye akazi ni benshi. Umuntu azakora liste yabo yatumiye arabizeye, cyangwa nabo ntabwo abizeye, cyangwa avuga ati abo natumiye tuzabakira ikindi gihe, ariko uyu munsi n'umuryango gusa uri buze kwitabira ubukwe, abandi batumirwa basanzwe tuzabakira twarageze mu rugo rushyashya rw'abageni. Afazari wenda aho washaka ikindi kintu, ariko rwose nimureke kwitwaza ngo Pastor Claude ngo kubera ko ngo batamutumiye ngo ubwo bamufunguye umunwa, ngo niba ngo iyo bamutumira ngo baramufunze umunwa, nahita muhe invitation. Menye ko yanyicira ubukwe kubera ko ntamuhaye invitation agafunga umunwa, uwo munwa naba ndi gutinya namuhe invitation. Noneho rero yarangiza nkareba ko avuga. Invitation ziracyatangwa, ubukwe bwo mu kwa gatatu turacyari mu kwa kabiri, rwose kuri 30 z'ukwa gatatu haracyari igihe kinini, iminsi 30 n'ingahe ni myinshi, iminsi 30 hafi 4 ikihari. Rwose mushaka izindi mpamvu. Nyamara andi makuru agakomeza avuga ko Murindwa Ferdina afite ikindi kintu kimuzanye. Mwumve ndimwe wanjye ubukwe nyine nta bukwe nyine butagezwe intorezo ariko nabanza kwiberereza misi
ubwo ugiye gupfa gukora ko zatumiwe ngazatuma ngo nagazafunga hako rero umva oya Shoke mentale. bunapfuye nabona yuko pastor nabona ko ntabwo ari buhari ntabwo rwose baramutse bahagaritse ubukwe bwabo kubera korode namenya yuko nta rukundo niba urukundo rwabo bushobora kwenzwa na korode niba ubukwe bwabo bushobora guhari ntabwo ari busanzwe buhari guhagarikwa na korode namenya yuko nta rukundo ruhari namenya yuko nta rwanyu bafite mu rukundo rwabo byaba binababaje ndabesha abesha pe agusaba pastor korode ubu yajya kuroga ubu yajya cyangwa n'abana ba pastor mbese babyanze ari niko n'amazava muzabe nyine koko umunwa uburozi bwa mbere bubi ni umunwa kandi umunwa nzi ko uzasohoka ubukwe bwamaze kuba abayutubazi tutera kamera hanyuma tugafilima inkuru tuba turi gukenera igihe tujya kuyaporodingira rwose ubukwe bwaba bwabaye rero sinibaza ayo magambo azavugwa nyuma y'ubukwe arenza yavuzwe muri ubu bukwe ayavuzwe ko ari imitwe ayavuzwe kuri uriya mugabo ayavuzwe kuri pastor Mutesi ko akorana n'abarangi ayavuzwe kuri Ferdinand ko afite abana imisozi yose afite abagore hirya no hino abo bantu ayo magambo yazaza nyuma y'ubukwe ubukwe buri kuba pastor Mutesi yatinye ni bwoko ki hari ikintu yaba afitanye na Korode se kuba ati mu bukwe Korode nagishyira hasi umugabo wanjye akakimenya kizica ubukwe cyangwa kizatuma urugo rwacu rutazagenda neza aya magambo yonyine kuvuga ngo kuba batarampaye invitation ngo batumye nzikorera akazi kanjye neza nzivugira ngo ariko iyo bakibe invitation baba barafunze umunwa bari kuba bafunze umunwa rwose ibi naho bihuriye habe na gato ntaho bihuriye ntaho biva nta naho bijya rwose ubukwe buramutse bwishwe n'ayo magambo pastor Claude yavuze ntabwo ari buhari tubifate uko Mugwiza yavuze ngo nka kumwe Mugwiza yabivuze avuga ngo cyangwa wasanga ari za plaka zabo bamenyereye zo gusabiriza bagenda bavuga ikibazo bavuga ngo bafite ubukwe kandi ntabwo nk'uko byagenze kuri Bishop Gerard na Mutesi basohora fake news ya invitation ya save the date bavuga ngo bafite ubukwe ikabreakingwa narayira aba diaspora bagatangira bagatwerera cyakora mana aba diaspora imana izaba hejuru pe ni ukuri bakora imirimo bagakora n'iyindi barangiza amafaranga bakayigabanira bati nta bukwe buhari Bishop Gerard n'umubyeyi wa pastor Mutesi ni umukobwa wa Bishop Gerard mu by'ukuri rero banyarwandakazi aya mwebwe mushize logique aya ni amagambo yasenya ubukwe yatuma ubukwe butaba ntabwo ari busanzwe buhari gusa nanjye ndi umukuru w'umuryango wa pastor Mutesi iyi decision bafashe nanjye nayifata biramutse imana impaye ayo mahirwe cyangwa wenda nkaba naravutse nkisanga muri uwo muryango iyi decision bafashe nanjye nayifata dukomeze twiyumvira amakuru numvishije ibya Ferdinand numva narira mani numva amakuru ubishoborezwa n'iki n'amahitamo ya Mutesi oya agara amahitamo Mutesi ni umuntu mukuru akwiriye guhitamo ibintu bye numvishe ngo ahantu Ferdinand yafashe amafaranga muri banke akazambura numvaga abagore yariye amafaranga mwana we kambwira ubwo bafite nabwo bwa mbere ngiye kubivuga bino bintu amakuru ambwira yuko umuntu witwa Nyakwigendera Rusagara ajya gupfa yasize iriya nzu ayiguze iriya Mutesi abamo buriya iriya nzu ngo ni ya pastor Mutesi niba wibuka neza mu minsi ishize Rusagara yujuje niba ari umwaka apfuye uwitwa pastor Mutesi yacicikanyije video kuri status ari kumwe na Ferdinand afatanye mu kiganza yandika amagambo ngo nta kintu utakoze mu buzima bwanjye wagiye icyari kikuzanye mu buzima bwanjye waragikoze ntacyo mushinza ashyiramo indirimbo muri video ari kugenda yumva indirimbo ya Rusagara ubwo ni video yafataga ya Snapchat ari kumwe na Ferdinand bari kumva ya ndirimbo ngo urukundo rurihangana ntacyo utakoze
amakuru avuga yuko Mutesi ngo afite igikamyo i Muhanga kimuverisa cyari ngo cyari kigiye gukora system virus. dore ikintu muzabona rero kimwe bari kugongeza Bosco Empire. niteguye kubona umuntu witwa Jumongo Numva ari amakuru. imitungo ya Pastor Mutesi. Reka mbisubiremo kino kintu nta Uyu ni n'umuntu umuhungu wa urakivuga. Pastor Mutesi uri kuvuga ibintu. Ikintu kirambabaje kubera yuko nahawe amakuru n'abantu barenze 5 kandi abantu 5 bakubwiye ikintu umwe yungikanya mu cyundi. Chunga sana muzabona Pastor Mutesi Jumongo amuri iyi mitungo yose. Ibintu ndabivuze ninge kamarade ntago bigize icyaha nibyo ndimo kubona imbere ndabibona. Naganiriye n'abagabo uri hana n'injoro ntabwo bite kamara. Ibi byose kamarade avuga twarabivuze n'abantu bazi Ferdinand barabivuze byaravuzwe cyane. Abagore baraje bararira yarantunze inda ziraza zirarira yaranyambuye abandi baraza bararira naramuriye abandi baraza ati afite abana hirya no hino afite abana 2 muri Mozambique afite umwana Igisenyi afite abana 2 b'umugore mukuru afite abana baravugwa pe. Mu by'ukuri rero niba ibi byose tuvuga byose yarabwirishije ukuri Pastor Mutesi mwamureka agakora ubukwe wenda kamere yabigiye guhinduka. Ariko icyo nzi cyo kamere ntabwo ikurwa na reka. Aya ni amakuru abantu bakomeje bavugaho bamwe banga kuyavuga hagitangira none batangiye kuyavuga ari kurangira. Uyu ni kamarade kandi murabizi ko yari ni inshuti ya Pastor Mutesi. Ni umuvugizi wa Pastor Mutesi ni umusohorera amabanga hanze. Murabyibuka ko nacyagiye muri yasaga ya Pastor Claude na Pastor Mutesi ari kamarade wazanye amajwi hanze. Mutesi ari kumubwira ko Pastor Claude yamuterese akamuha amafaranga 150 akamugurira ikanzu 150 kwanza yarangiza akamubwira ngo bajye guhurira muri hoteli i Muhanga. Ayo makuru muzi ko yazanywe ku mihanda na kamarade. Bivuze ngo kamarade rero nta kintu na kimwe cyo kwa Pastor Mutesi abatazi. Icyo atazi ni ikitariho ariko ikintu cyose cyo kwa Pastor Mutesi kiba kizwi. Wasanga rero ni inkuru ari kamarade watumwe kuyibreakinga ko ubukwe bwahagaze. Turagukunda turimo mu kigozo ya Pastor Mutesi ariko se ko kubona Mutesi yobure ari ubukwe ntabwo nyamara ni ubukwe kandi ko kiyurebye Mutesi shakunda Jumongo sha bro sha Mutesi abirimo. Mutesi ntago ajya binjyaye byaye n'urukundo yagukundira gukunda none se na kambireka ariko mba no mfite ibintu byinshi navuga ariko kambireka arambwira ati bro uriya Jumongo turamuzi. Abo ni abantu bapatana amazu bro n'aba engineer bafite amafaranga ndakubwira n'izina ndamubona kamarade rwose azirangije abantu zishaje. atuzi Jumongo ikintu cya mbere afite umwana w'umukobwa. Ubwo Pastor Mutesi niko yambazaga ati Pastor Mutesi afite umwana w'umukobwa yegara mufite samufite yego ufite amabuno yegara mufite w'amabuno ayo njye nigeze naho ngaho niho ruzingiye rero wiki yabaye nka rero ibintu ndikubwira njyewe ni ibintu nibwiriwe kandi ntabwo ari we muntu wa mbere wabimbwi nabibwiwe n'abantu mfite ama voice note hano na playing gusa mukavuga muti ye mwabyumvise. Mwumvishe mission Ferdinand afite kuri Pastor Mutesi ni ukumurongorana n'umukobwa we kandi ibi byaravuzwe abantu benshi barabivuze abandi barabicetse abandi umve inkuru buri muntu wese yajya yivugaho akayivugaho uko abyumva. Nura mugore Sandrine ntekereza ko yabivuzeho. Mu by'ukuri rero kw'Imana nanjye ndi umuntu ushobora gufata umwanzuro kuri burabukwe bwa Pastor Mutesi nabwegeze inyuma mbere yuko bubana bamwegeje inyuma ho gato tukabaza tukicaza uyu mugabo nk'umuryango tukagira amasezerano tugirana ataza mu buzima bwanjye cyangwa mu buzima bw'umuvandimwe cyangwa mu buzima bw'umubyeyi aje kumucucura kuko abagore yacucuye ni benshi. Mozambique ari wacucuye miliyoni 2 z'amameti kashi amusiga bari bazifashe muri banke amafaranga n'amafaranga menshi arayazana mu Rwanda akagirwa yiruka mu nkumi
ni amafaranga agera muri miliyoni 40 z'amanyarwanda. Mukomeze mwimvira amakuru. arambwira ati ikintu cya mbere, niba Pastor Mutesi afite umwana w'umukobwa, Jumongo azabanza akore system deal. Icya kabiri, Jumongo azagira discipline nk'umwaka cyangwa 2 yo kuyobya uburari kuri Pastor Mutesi. Niba ari ugusenga asenge, niba ari kujya mu cyumba cy'amasengesho mu cyumba cy'amasengesho, niba ari ukwambara aragenda akambara amabubu, akagenda akambara bya bintu by'abanyanigeria, ukabona ni umuntu koko. Ikintu cya mbere azabanza amubwira ati dufate credit. Ikintu cya mbere azabanza amubwira ngo dufate credit, kugira ngo yanzu twumva ko yasize iguzwe na Rusagara. Bamwe bati yarayikodesheje, igikodesho kirashiramo uyu mwaka, abandi bati yari yamaze kuyishyura yarayiguze. Uko byasa kose kamarade avuga ibyazi, twe tuvuga ibyo dutoraguye kuri iyi mihanda, kandi dukurikije ababivuga. Reka twemere ko inzu yaguzwe na Rusagara. Wasanga Jumongo yaramaze kumenya amakuru, kuko na Sandrine ubwe yarivugiye ati ntegereje yabwire Sandrine ati iceceka rwose, wabaye witonze nkajya kurya urufaranga hariya ko nzakuzanira, nzaguhaho, ufite icyo kibazo. Muramwibuka anahamagara Sandrine mu kiganiro amubwira ngo ufite icyo kibazo, ngo wabaye iki? Nzu Pastor Mutesi afite nanga 80 cyangwa 100, bafate credit ya miliyoni 100, amubwire ngo agiye kurangura mu Bushinwa ifu. Aceho nkuko yaciyeho muri Mozambique, ntatagize uwasezera. kandi kwikunda Umwana wayo Birambabaza, urukundo ni impumyi. Iyabaga Pastor Mutesi yumvaga nakwiriye umutima nama we, yarawumvise. iyabaga Pastor Mutesi byibura yari afite 6e sens, yarakwiriye kumenya yuko Satani ari kumusaba. nukuri man, urukundo dukunda Pastor Mutesi umukiza umudayimoni. Pastor Mutesi ni inshuti yanjye, arabizi, mufata nk'umubyeyi. Agira ikibazo kimwe, abantu bamubwiza ukuri arabanga, agakunda indyarya. Ni n'abafana be bagukunda, ntago ariko bose bagukunda. Hari n'abagukunda kugira ngo ukomeze, hari abagukundira ububwa bwawe, hari n'abagukundira ubugabo bwawe. Iyo ugiriye umuntu inama rimwe akayanga, ukamugira inama bwa kabiri akayanga, ubwa gatatu mushuke, kuko ntago umufashije, nta kintu wamufasha, nta kintu wakora gihindura ibitekerezo by'umuntu uri korohama, especially iyo bishingiye ku marangamutima cyangwa ku mibonano mpuzabitsina cyangwa ku mugabo n'umugore. Umukobwa bajya bamugira inama bakamubwira ngo ahantu uri kujya uriya musore ntashobotse, Edayeri n'umuryango wabo ntagushobotse muri rusange, kubera urukundo, kubera imibonano mpuzabitsina yakoze rimwe agafunga umutwe akajya kubana n'umugabo. Nyuma y'imyaka 2 akabona icyo bamubwiraga. So ndabona Pastor Mutesi ajya mu rwobo, yicukurira urwobo akitabamo akishyiraho n'itaka kubera kutumva. Bibiliya iravuga ngo ubwoko bwanjye burapfuye cyangwa burarimbutse buzize kutamenya. Natangiye gukemanga Jumongo, kandi urabizi ko ari njye muntu wari umushyigikiye bien sûr. Gusa ntabwo twabuza Pastor Mutesi n'amahitamo ye. Biba ngombwa yuko uwitwa Pastor Mutesi, niba mwarumvishije saga, ajya kurega umuntu witwa nde Bosco Empire. Bosco Empire arafunze ubu. Turabimenyereye ko ari wowe ubreakinga amakuru yo kwa Pastor Mutesi, ayo duhaye urayaturanguje nayo ngayo. Ariko babyeyi bakunzi ba Pastor Mutesi, icyo nabasaba, niba ubukwe bukomeje mu musengere cyane. Ibi bintu byose byagiye bivugwa, Imana izabihindure, ibihinduremo ibyiza, ibyo abantu batekereza ko ari byo bizamubaho ntaba ari byo bizaba. Ntabwo Pastor Mutesi tumwanga, Pastor Mutesi turamukunda. Pastor Mutesi nta muntu
umwitabaza ngo bare kutamutabara. Pastor Mutesi ni umubyeyi, Pastor Mutesi abantu bose baramukunda, agira amagambo akomeza abantu, abihebye bakihebura. Ni ukuri, reka nsabe abantu mwese mudukurikirana musengere Pastor Mutesi. Zira tariki 30 z'ukwezi kwa gatatu koko nyirizina n'ubukwe bwahagaze, ari umuryango wabuhagaritse. Imana yongerera ifungura ndi maso mashya kuri Pastor Mutesi, ifungure ku mazuru ye, yongera ahumurirwe impumuro, amenye ibimuneka, amenye ibimuryarya, amenye indyarya ziri iruhande rwe, amenye abantu bari hafi ye badafatanyije bamwereka ko bari kumwe ariko batari kumwe. Buriya umuntu wavuze atandukanye na wa muntu utavuze. Twebwe tuvuga muradutuka, mukaza muri comment muri kuvuga iki, mwivanze mu buzima bw'undi mu mwana, mwivanze mu buzima bw'umubyeyi itari uwanyu, ntibibareba, ni amahitamo ye. Ariko ngira ngo muranabyumvise ko kamarade avuze ngo Pastor Mutesi ku mahitamo ye yanahagwa. Ku mahitamo ya Pastor Mutesi ntabwo ajya yemera umuntu umugira inama ku mahitamo yiwe. Kandi twese icyatumye tuvuga bira byose tukabreakinga amakuru atarazwi tukashyira hanze kugira ngo amenyekane, kwari ukugira ngo ku mahitamo ye arebe icyo yasubiraho n'icyo yakosora n'icyo yakora. Ariko amatwi y'ihene burya yumva hiye, kandi ikindi amatwi ari mu rupfu ntabwo yumva. Niba bagezaho bavuga ngo umwana wa Pastor Mutesi niwe umugabo wari kuza ararikiye, ngo ni umukobwa w'amabuno, ni umukobwa umeze neza, ngo uwo nguwo niwe azabaje ngo azamufatanya na nyina, niwe ari kototera. Kameme ibyo bintu biteye agahinda, birababaje biteye agahinda kumva uri umubyeyi washaka umugabo ufite umwana w'umukobwa ngana nkuko Darirene angana, umugabo akagufatanya n'umwana wawe kandi yarakoye umwe. Ntago mbizi, ariko ubundi bijya gushya birashyuha. Mwabonye ubukwe butagira gusaba no gukwa, mwabonye ubukwe butagira urusengero bazasezeraniramo. Nekereza ko ibi bintu Pastor Mutesi nawe yari yamaze kubibona, yari ari kubanza kwiga iki kibuga ngo amenye icyo akora, kuko zira invitation ikigaragara cyo ntago yazisohoye. Yagiye inama n'umuryango, kuko yakiza kujya inama n'umuryango ntago ari gusora invitation zimeze kuriya. Reka tubitegereze, tubihanga amaso. Imana niyibizi, ndwaye grippe ntago meze neza, niyo mpamvu mwagumye mubona nta mahoro mfite. Nafashwe na grippe kandi murabizi y'ikizi tarahuguta, ibiri kuryana cyane mu nsengere. Abakunzi banjye mu nsengere, grippe imereye nabi pe. Sawa rero, ndabakunda, muri abantu b'agaciro, nimukore subscribe, murayikinga ibiganiro byacu, mubi sharing ku nshuti zanyu mu magurupe aho muba, udutera inkunga rwose. Inkunga yawe bikenewe rwose, ni nayo mpamvu ubona mu gitondo nshobora kuza nkatera kamera nkavuga ngo ngarutse mu kiganiro, nuko mba nabonye ko icyo nakoze umunwa utagendeye ubusa, umwuka utagendeye ubusa, ko cyarebwe. Iyo mwakirebye rero muntera courage. Comment zanyu zaba iz'abantuka, zaba iz'abangira inama, zose ndazisoma, ariko bikashimisha. Impamvu ntuka nuko wumvise ikiganiro ukakirangiza, kuko utacyumvise ngo kirangize ntiwantuka. Impamvu ngira inama nuko wumvise ikiganiro ukakirangiza. Rero rwose mwese muri abantu banje, sinabona uko mbivuga. Ndabashimira kandi mbasabira umugisha ku Mana. Imana yo mu ijuru ireba mu mutima utarimo uburyarya, nta rubanza afitanye n'abakunzi bankurikirana, ari abantuka, ari abambwira neza, ari abangira inama, ari abampa ibitekerezo. Mwese ndabakunda, muri abantu b'agaciro kuri njyewe. Nyagasani Yezu abane namwe kandi muhahe muronke, murakagira Imana n'amafaranga.